Muraho neza nanone, uyu munsi natetse capati zoroshe ziryoshe zifite intungamubiri. Umva, natetse karite. Uyu munsi ntabwo natetse kantite, ni karite gusa. Muraza kureba rero ibikoresho nakoresheje. Tubahaye ikaze rero kuri Grace's Kitchen. Ni karibu muze mubane natwe, muze dutekane izi capati nziza mureba zuzuye intungamubiri. Capati wayirya mu gitondo uri kunywa icyayi, wapfunyikira umwana agiye ku ishuri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndimo ndazibara, ni capati 14 nakuye mu dukombe 3 tw'ifarini. Kandi nkurikije ibyo nashizemo ntabwo imwe wayigurisha ari munsi ya desa. Ni karibu rero dutangire. Aka ni agasorori ndi bwifashishe ntunganya capati zanjye. Mfite ifarini, mfite umunyu nguyu, mfite baking powder. Tugiye guteka za capati, muvuga ngo ni capati zo mu biryogo zoroshe. Mfite amavuta, mfite igi rimwe, mfite amata. Nababwiye ngo uyu munsi ntetse capati, ntetse karite, ntabwo ari kantite, ni karite rwose. Aka gakombe rero niko ngiye gukoresha mpima ifarini ndi bukoreshe. Utu dukombe turi ahantu hose, nta muntu utakazi. Nabwiye ko mu gihe ntarabona ibikoresho tuzajya twiranja dukoreshe ibyo dufite. Rero aka gakombe ka plastique murakazi, ngiye gukoresha udukombe 3. Yego, tubahaye ikaze rero abantu bashasha hano kuri iyi channel iwacu, ni karibu. Abasanzwe namwe mukomeze mugubwe neza. Hano ni iwanyu, hano ni mu rugo, iyi channel ni iyanyu murabizi. Muzi ko muzayinsubiza yatangiye guhembwa. Sinayibahaye, murabyibuka cyangwa mwarabyibagiwe. Udukombe 3 tw'ifarini turahagije. Niyo wakoresha 2 biterwa n'abantu bawe ufite. Yego, ndimo ndabereka ko ari udukombe 3 ngiye gukoresha ngewe. Udukombe 3 nitwo nakuye mu capati 14. Gusa ngewe natetse karite kuko ari izanjye zo mu rugo. Umva, niba nshizemo akayiko kamwe k'umunyu, murabizi ko umunyu ukunda kugira cyane, ushobora gushiramo 2 cyangwa 3 ugasanga utetse umunyu gusa. Ikiza ushiramo kamwe ukagenda wumva ko umunyu uhagije. Hano bafite ka baking powder cyangwa capa mandazi, ariko kagiye gushira, ndumva katarengeje n'utuyiko 2. N'ubundi nkamariyemo, ntacyo bitwaye, nako karahagije, karashize, ntacyo tuzagura kandi ntigahenda. Nayo nyivange kugira ngo ijyemo neza nkuko navanze umunyu. Yego, tumaze gushiramo ibintu bingahe? 2 bide. Dukurikijeho iki? Aya mata s'il vous plaît, ni akazuyazi, nta gakonje. Turashaka guteka capati zoroshe, apana za capati uhina zikahita zishwanyagurika zikamera nk'intuza, nk'igikoko cya kawunga yashiririye. Nshizemo igi rimwe rero, nabyo ushatse warishiramo cyangwa ukarereka. Ikindi kintu gituma capati zacu zoroha ni amavuta. Ushaka capati zoroshe ukoresha amavuta. None waba uri gukoresha amazi, ugakoresha amazi y'akazuyazi, y'amazi nyine ushobora kuhagiza umwana. Akazuyazi ni mukazira. Yego, turavanze rero, ibintu byose tubishiriyemo rimwe, asigaye kuvanga pate yacu. Pate yacu ntabwo iri buze kuba ikomeye cyane cyangwa ibe yoroshe cyane, iraba iri moyenne, hagati no hagati. Turavanga rero nk'ibisanzwe. Iyo ubonye amazi cyangwa amata ari make wongeramo andi.
yego ngewe nakoresheje amata gusa nta mazi nashizemo n'izanjye zo kurya mu rugo. Umva ntukiyime ukwima ahari, niba Imana yaguteye iteka ukabona izo 2000 zawe ibebeze wiyiteho, reke kujya kurya za capati zo ku muhanda zirimo akavumbi bakoresheje n'amazi utazi aho yavuye. Yego ntukiyime ukwima ahari, ntukiyangize ukwangiza ahari, umva ntukisebye ugusebya ahari. Rero Imana yampaye izo 2000 zanjye ndibebeza umva ko ndiye neza, duke twiza ariko turimo intungamubiri. Izi capati ziraryoshe mw'abantu mwe, mumbabarire muzazikore, nta nubwo zikomeye, ntago zigoye. Uribaza umuntu w'umumama nkanjye n'ubu uducapati dushobora kudukora gute wowe byakunanira? Icya mbere ni ubushake, icya kabiri ni ukubyiyumvamo, icya gatatu ni ukubikunda. Ibyo ngibyo iyo ubifite rero byanze bikunze ubigeraho. Ngiye kuyireka ibanze iruhuke kubera ko ndi mu rugo, mbanze nikorere n'akandi kazi. Nabwiye ko ndi umumama wirirwa mu rugo, mu gihe irimo iraruhuka ngiye kuba ntunganya utundi turimo, ndagaruka nka nyuma y'isaha yamaze korohamo. Ubwo rero isaha yari irangiye, urabona ko yoroshe. Ngiyo pate yanjye, ngiki gipondo cyanjye, ngiki gifote cyanjye, urabona n'uburyo umuntu ayiponda, urabona ko yoroshe pe. Na capati rero niko ziza kuza zimeze. Icyo nkurikijeho ni ugukora utubure, noneho tukaroringa. Utubure murabizi bisanzwe, kuroringa murabizi, kuroringa ni ugusunika. Ariko se ko mperuka gusunika ari abamama basunika bari kubyara, ibi byo byaje bite gusunika? Nuko ni ikinyarwanda nyine, banza ariko ari igitirano. Tugiye rero gukata utubure, ndakoresha icyuma, ndagenda ngereranya nkoresheje intoki. Wala biterwa rero nuko ushaka capati zawe ziza kuba zingana, ukata ukurikije izo ushaka uko zingana. Uri umucuruzi noneho wowe ukata ukurikije amafaranga wakoresheje ugura ibi bikoresho, hanyuma ugakata ku buryo uza gukuramo inyungu. Yego capati zo gusunika rero, urabanza ugakora akabure kuriya, hanyuma ukabanza ugakora mise en place, ukabishyira ku ruhande, warangiza ukuroringa ugatangira ugateka. Ni kuri yandi bubikore kugeza igifote cyanjye cyose kirangiye. Bantu rero mushaka gucuruza capati, dore nguko uko wazikora. Nababwiye ko ushaka kuzicuruza, niba ushaka kuzicuruza ntago washiramo ibikoresho nk'ibyo nshizemo byose ngo uzunguke, keretse ufite ahantu zicururiza muri supermarket nibwo wazihenda bakazigura, kuko bo baba bazi agaciro k'ibintu. Ushaka rero kuzicuruza babandi bo ku muhanda, uzakoresha amazi y'akazuyazi. Tugiye gutangira kuroringa, iyo ni ruro, usigaho agafarini kugira ngo itaza gufatana n'iyo pate. Kuroringa rero ni gutyo, nta birenze, ni gutyo. Inshuti zanjye rero, niba uri mushasha hano kuri iyi channel, ntibibagirwe gukanda subscribe, gusharinga amavideo yacu, ndetse kuduha comment na like. N'inama zanyu zirakenewe, mujye mutuvugisha, ntimukajye mutureba gusa, ntago tuba tuzi ngo mwatugaye cyangwa ngo mwadushimye. Mujye mutuvugisha mwuka byaramo. Uzi kwirirwa mu rugo uvugana n'ibyombo, uvugana n'amafoke n'amarakirete n'amatorosho,
hanyuma wavugisha n'abantu ntihagire ukwikiriza, uribaza uti se nacumuye iki ko mutatuvugisha, naremewe koza amasahani gusa nta nshuti nzagira, ibintu nk'ibyo. Capati ya mbere ngiyo nshaka ko tuba tungana gutya ari dutoya twiza, nabwiye ngo natetse karite pa kantite. Akabona agacapati wowe urasunika sorry, uraroringa ibya forume byose. Ruro niyo iguhereza forume, ntabwo urwana nabyo, wororinga ujyana imbere n'inyuma gusa. Forume capati iraza kwiha forume, nta bundi bwenge. Ntujye kwistressa ngo hariya hari amatwi, ngo hariya hari amabinga, hariya hari wororinga gusa. Sunika, jyana imbere, jyana inyuma, ubundi urebe ko capati yawe itaza kuza imeze neza. Voilà, ona capati ndakabona karumutse bya hatari. Ni kuriya rero mbigenza. Nababwiraga ngo mujye mutuvugisha, mutubwire ko twabishoboye. Niba byanatunaniye mubitubwira, ari ikibazo se? Ntacyo bitwaye. Niba byatunaniye mubitubwire, mutubwire naho tugomba kubikosora. Hano ntabwo twanga abaduhana, dukunda abaduhana. Ikibazo ni uko abo tuvugisha batavuga. Izi capati ziraba ziryoshye guteka, kwirira akantu kawe wizeye isuku yako, akantu witeguriye, akantu witekeye wizeye ko isuku ari furutanka, wizeye ko nta mibe zirimo. Abasangwa rero mwaje kudushigikira, turabashimiye. Nkuko dusanzwe tubikora, murabizi ko duhora tubasabira imigisha ku Mana. Umva, mugwize amahoro, mugwize ibyo mushaka byose. Imana ibongerere urukundo, mubone n'urwo mubaha abandi rutabashirana. Aha twari turangije kuroringa rero, cyangwa gusunika capati zacu. Iyi ni iya nyuma. Nabwiye ko nakuyemo capati 14 mu dukombe 3. Ubwo uteranyije amata inusu y'amata 3 n'itanu, ifarini itageze ku nusu, ubwo ndayibara gute? Ubundi nusu ni 1000 n'ijana cyangwa 200. Urebye byantwaye inoti ya 2. Amavuta yo mu nzu usanzwe yafite, kandi ntago wakoresha. Dore amavuta ngiye gukoresha kandi ntago ndi buyamare, nayakoresheje nageze aho mbona ndi buyanduze, ndayagabanya nkajya ngenda mfata duke duke. Nuko nteka rero, nabanje nsiga amavuta ku ipanu nyakuraho. Urabona ko nacanye. Noneho mitandambikaho capati yanjye. Capati yanjye kabisa, sinjye uyiteka, sinjye wayikoze. Ndanyirambikaho, urarambika ukongera ugahindura urundi ruhande. Iyo ubishaka wongeraho utuvuta cyangwa ntutwongereho. Iyi ngiyi reka tuyiteke uku nguku turebe. Ushobora kuziteka uburyo butandukanye. Ushobora kuziteka uzigerekeranyije. Nk'ubu ngubu hano nkaba maze gushiraho indi, nahindura ya indi yo hejuru ikajya hasi gutyo. Niba mubishaka mumbwire nzabikore. Okay. Iyi ni capati ya mbere rero, murabona ko itangiye gusha. Ubishatse nibyo nababwiraga, wayiteka ukajya wongeraho utuvuta, ariko kubera ko udakunda amavuta ukayiteka nk'uku nguku ngiye guteka iyi ya mbere, ukoresheje utuvuta duke. Mwabonye ko nasize utuvuta ku ipanu, none capati yanjye ikabihiye. Urabona idahiye se? Noneho reka duteke n'izindi zo tugende twongeraho utuvuta. Twongere dusigeho, wowe ukurikira gusa urabibona uko tugenda tubigenza. Haribagirwa rero,
ndihanganisha abantu batameze neza bari kuri iyi channel bari kutureba, ni ukuri mwihangane, bibaho, isaha nigera bizarangira. Dore ka gacapati, nanjye ibi ntago nari nzi ko nzashobora kwigurira agacapati cyangwa kukitekera. Hari igihe cyageze nabona n'akarindazi ka senkani. Rero mugomba kwihangana, ibintu bibaho, ariko nabyo bigira iherezo, nta kitagira iherezo. Icyiza ni ukumenya kubicamo no kwinginga Imana ngo ibiturindiremo. Jye musenga cyane rero, ibintu byose mubiragize Nyagasani. Niwe waturemye, niwe uzi itangiriro ryacu, niwe uzi n'iherezo ryacu. Wala turi guteka rero capati ya kabiri, bimwe nababwiraga. Rero ahangaha iyo ushatse wongeraho utundi tubuta, iyo ntacyo agutwara, noneho ugahita uhindura urundi ruhande kugira ngo narwo rushe. Urabibona ko n'ibi ngibi nabyo birashoboka, sibyo? Guteka nta formule bigira. Wajya kwarura ya mavuta ukayakamura ukayamenena buryo kugira ngo atagendana na capati yawe ukaza kwirira amavuta masa. Wala tukarura rero, dukomeze duteke, cyangwa se nimuba mushaka muze kuza tubahe tunaryoherwe, ntiduteke gusa ahubwo tuze no kuryoherwa. Guys, mukuri turabinginze mukomeze muri ama video yacu turebe ko twazabona watch time ni ibibazo mana yanjye, nkuko nabibabwiye. Ni ukuri muri ama video inshuro nyinshi cyane, kenshi gashoboka, kugira ngo turebe ko twazabona ari amasaha 4,000 kugira ngo YouTube itangire kuduhemba. Urumva iyo umuntu atangiye guhembwa nibwo akosora utuntu twose tugaragara nabi. Niba wakoresha agatelefone ugashaka ka kamera, udukoresho twose ukatwiyegereza. Ubu rero mu ntangiriro ntago biba bikunda umuntu akoresha ibyo afite, nabyo tubishimira Imana. Hari abatabifite, nuko rero dukomeje guteka capati zacu. Cyane cyane ba mama muba mu rugo, mukora amaboko mu mifuka, mukore, mwihangire imirimo, kuko gusaba buri kantu mw'abantu mwe nabonye bigoye. Hari igihe umuntu akurambirwa pe, ntanabikubwira, ariko wamusaba ikintu yagusubiza ukabona ko umuntu hashize nk'umwaka akurambiwe, kandi abizi neza impamvu wicaye mu rugo ko atari wowe. Hari n'igihe aba yarabigusabye kugira ngo wicare mu rugo ngo murere abana, akaguha impamvu zumvikana, ariko wahamara nk'amezi angahe ukabona ibintu bitangiye guhindura isura, ukayoberwa nimba ari umuntu mwajyaga inama. Rero abantu turahinduka, ba mama mwirirwa mu rugo nkanjye, mutekereze kabiri. Ibyo niyo bitaba, tekereza kabiri, uvuti se uyu muntu aragiye, agiye ku kazi, agiye kuduhahira, kudushakira icyo kurya, ese agiye ntagaruke, nibwo twatangira kujya kwiga ibyo dukora. Impanuka zibaho, ibyago bibaho, ashobora kugenda ntagaruke, wenda akagira impanuka agacika nk'akaboko cyangwa akaguru. Umva, ibyo byose bibaho, ni ugutekereza kabiri. Kandi iyo uteye intambwe imwe ugerageza kwiteza imbere, n'Imana iragufasha, n'abakuzi bagutera courage, n'abacantege ntibabura, ariko wowe upfa kuba uzi icyo ushaka. Mureke dutekereze kabiri rero mwa babyeyi mwe, twigire tugire n'abana bacu n'imiryango yacu, twunganire n'abo tubana. Kazi rero turi guteka capati ya nyuma. Nukunda iyi video ndakwinginze uyisharinge inshuti zawe, abavandimwe bawe, nukuri ubabwire bakande subscribe bayirebe. Nukuri urabukoze cyane cyane, Imana izaguha umugisha. Rero
murazibona capati zanjye uko zimeze, umva ntacyo zibaye pe, ni qualité, ni la bonne qualité. Hehe, iyo tuza kwiga ntabwo mwari kudukira, iyo tuza kuminuza. Ni qualité, natetse qualité, ntabwo natetse quantité. Duke turyoshye kandi dutoya turyoshye. Urayibona? Ona chapati, ona chakula. Turashoje. Mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Ciao ciao, à la prochaine, see you see you another day, niko bavuga. Ndimo ndabaratira uko zimeze, namwe muze kuziteka. Urabona ukuntu zoroshye, capati ikomeye ntabwo bajya bayihina kugira ngo bikunde. Bye.